numvishe ngo yitwa Brigitte ntago muzi nk'umushumba waba warejeje Brigitte akamuha inkoni y'ubushumba namusaba ko yamwandikira urwandiko rumuhagarika ku nshingano yamuhaye kereka nimba yara mu nkoni y'ubushumba yamuhaye yaramupfunyikiye na Prudence na Sarongo ubwe ni umupfumu ntago yakura aya makosa yatukishije aba bishop yatukishije aba cardinal kwamamaza kondomo ni mistake nta hantu na hamwe Imana yigeze ivugana natwe ngo dukangurira abakristo ubusambanyi n'uburyo bwose bwo kubikora umuntu ashobora kugakoresha agaturu kambere agakoresha agakingirizo akakabira akagakuramo akandura sida. Yes, barimo kurikirana BigTown TV twongeye twabasuje mwese aho ariho hose abari mu Rwanda abari muri East Africa ibihugu byo hafi muri Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi no muri Congo hari hakurya. Noneho tuzamuke hirya ku ba diaspora bo mu Rwanda ni Burundi benshi baba bumva ikinyarwanda muri Amerika, muri Canada, muri France, Botswana, Nigeria, Angola n'ahandi henshi cyane kwisi. Aho ari hose nimba urimo kurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi cyo ngusaba no gukanda subscribe kugira ngo gahunda zibashe kugeraho buri munsi buri gihe buri kanya. And even right now I go by the name back T and this is BigTown TV. Imbere yacu kuri kamera zacu ngira ngo murimo kubona uyu mugabo twicaranye hano iwe ari kumbwira ngo cyangwa numvishe ko ari umuprofeti. Aba profeti mu kinyarwanda arya babita gute, bakora iki, n'ibindi byinshi byose muraza kubisobanukirwa mu kanya gatoya. Aba profeti n'abahanuzi mu kinyarwanda bakora iki, ubwo buhanuzi nibyo dushaka kumenya, n'ibindi byinshi bitandukanye. Hari byinshi birimo kuvugwa hano ku bakozi b'Imana ngo abangabo ba bishop aba apostle abaki bose basigaye bavugwa nabi hano hanze. Araza kubisobanura. Hari agasaga karimo gukomeza muri nimbari naita showbiz y'aba pastors, nimbari ibici sinzi kuno nabyita mumbabarire nimbari inyito yanjye yabaye mbi cyane. Nimbari showbiz y'aba pastor reka tuyifate uko nguko. Baravuga ngo cyangwa biheruka kuvugwa ngo abangabo bose aba pastor aba bishop baje bagendana za Prudence. Iyi ni story iri kuvugwa cyane, turaza kubigarukaho n'ibindi byinshi bitandukanye. Prophet Olivier, welcome to the show. Thank you very much. Amakuru ni meza cyane. Aha, ikaze muri BigTown TV. Murakoze cyane bati. N'ubwa mbere wicaye ku ntebe ya BigTown TV na microphone ya BigTown TV no kugaragara kuri BigTown TV. Ndanezerewe guhabwa umugisha wo guhura na bati uriho ubwiza bw'Imana. Umugabo mwiza cyane Imana imaze iminsi ikorera ubukwe bwiza twakomeje tubibona kuri social media. Uhakeya umugore wawe nk'umugore udasanzwe wagiye ubigaragaza. So nahise ngira ishyaka ryiza ryo kumva nahura na bati noneho kuganira nawe nkumva n'amatabya amavuta. Prophet ni izina rikomeye cyane, n'ubuntu bw'Imana. Umuhanuzi mu Giswahili babita nabii. Nimbari ranka nayo naita ko ari ranka, ni ranka ikomeye cyane. Si ranka itangwa n'umuntu, ni ranka itangwa n'Imana ikurikije uko yakubengutse ikagutoranya ikakugabira. Hari undi mu prophet nzi w'inshuti yanjye cyane yitwa Prophet Sultani. Sultani ndamwemera cyane, wigisha ubuntu. Abantu bagenda babufata nko gutandukira Bibiliya, ariko n'ubundi twakijijwe kubw'ubuntu, ikindi tuzajyanwa mu ijuru kubw'ubuntu bw'Imana. Nibyo ntabwo ajya hirya y'ijambo. Ndamwemera Sultani. Okay, prophet n'umuntu ki? Prophet reka mbanze nsuhuza abadukurikiye aho bari hose ku isi. Ndabizi ko bankurikira 5 kuri 5
noneho kuri BigTown ni ikindi kintu kirenze kuba tugiye kongera kubana mu iyi saha. Uyu profeti ni umuprofeti, ni umuhanuzi uzwi ku mpano zo kubohora, uzwi ku mbaraga zibohora, nzwi ku mpano zo gusengera abasazi bagakira. Ni ibintu bigaragara, abantu si ibintu biri motivation, ni ibintu bigaragara. Impano yo gusengera ingumba zitabyara, abarwayi. Nagiye nkora ibiterane ahantu hatandukanye muri Uganda, muri Nairobi, i Burundi. Ni ibintu bizwi, ntabwo ari ibintu byo kwiyamamaza, cyane ko ari impano Imana yampaye, yansigiye. Ariko ikigeretse kw'ibyo, nagiriwe n'icyizere ndimikwa, nitwa mpabwa inkoni y'ubushumba yo kuyobora itorero ry'Imana. Hejuru y'izo mpano nimikiwe no kuyobora itorero ry'Imana. Itorero ryitwa gute? Itorero ryitwa Blessing Pentecote. Aha abantu bararizi cyane, bakundaga kuza kuhaterana ari benshi. Umuntu uhageraga saa 3 ntiyabonaga aho yicara, ku mazi, mu bitangaza byo gusengera abarwayi, kwirukana abadayimoni mu bantu, gusengera indwara zikomeye. Hariya ku mazi rwose abantu bankurikiye barandeba barabizi. Ku mazi ya hehe? Igikondo. Ku mazi Igikondo hariya. Yeah. Okay. So ufite itorero ryawe hariya? Ni Blessing Pentecote. Niwe uri umuyobozi? Ninjye uribereye umushumba mukuru. Abakozi b'Imana aho bari hose barahazi. Nta mushumba ntekereza abatarahagira ni baki. Ko habaga impano z'ibitangaza. Ufite address ifatika? Mfite ndemewe na RGB kuko n'ibyangombwa birahari. Okay. Nice. Watubwiye kubijyanye no gusengera abantu bagakira indwara zitandukanye, abasazi, ingumba n'ibiki byose. Iyo nindi mpano itandukanye na title yawe. Title yawe iratubwira ngo ni prophet. Prophet ndakeka ko atari umuntu usengera, ariko prophet ni umuhanuzi, umuntu uhanura. Yeah. So ubuhanuzi no gusengera abantu bagakira biratandukanye ngaho, ntabwo dusobanuriye neza. Guhanura ni ubutumwa Imana ishobora gutanga ku gihugu cyangwa se ku bantu runaka, cyangwa se ku muntu bitewe n'icyo Imana imwifuzaho ako kanya cyangwa mu gihe kizaza. Gusenga yo twabonye ko gusenga ni ubusabane, ni ugusabana n'Imana. Yeah. So uri umuhanuzi? Ndi umuhanuzi. Ufite n'Imana yo gusengera abantu? Yego. Ikintu wigeze guhanura kikabaho kandi ni ikintu gikomeye, abantu bagatangara bakavuga ngo sha uzi ko yarabivuze byabaye, ni iki? Guhanura ntago ndi bumuvuge mu izina kuko ntago yabimpereye uburenganzira nabivuga. Hari umumama umwe yari umusilamukazi atuye munsi y'umusigiti wa Kacyiru. Ubiyo mubishatse twazajyayo kuko aracyahatuye. Yari yararwaye parariza yimaranye imyaka 12, aryama ku biti. Ni ukuvuga ngo short call yose yayirangirizagaho. Nkihagera umwuka, nkigera ndimo ngendagendaho, ndimo ntambuka, hari umuntu njya gusengera, umwuka w'Imana ansaba gukata aho uwo muntu yari atuye. Sindi bumuvugeho izina, ni umudamu w'umusilamukazi. So ndahakata, nkihinjira umwuka w'Imana arambwira ngo aha hantu hari umurwayi, kandi uyu murwayi amaze igihe kirekire, Imana irashaka kumubohora. Ndabibabwira, babanza kunyita umupfumu. So bakimara kunyita umupfumu, ndavuga inti ngewe ntago ndi umupfumu, kuko ibintu ngiye gukora hano bitandukanye n'ibyo umupfumu yababwiye. Ikimenyimenyi ni uko hejuru yaharyamye mu gikapu harimo imiti yahawe n'abapfumu, mu mukarabya mu musiga ijoro n'amanywa ntiyigeze ahaguruka. Ariko Imana irambwiye ngo iyo miti ni muyimpa nkayitwika nkamusengera, aragenda mperekeje.
niko byagenze. Iyo miti barayimpaye ndayitwika, nkimara kuyitwika maze mushyizeho ikiganza turika nk'ikigori kiri kumbabura, yaraturaguritse, umubiri uraturagurika, mbanza kureba ngo ndebe nimba koko nta bigori barimo botsa. Nibwo yahagurutse, arangije turaranganyamo amaso amera nk'umuntu uzutse. Hanyuma imbaraga z'Imana aho zaragaragaye ku mpamvu y'ubuhanuzi n'ibitangaza. Yes, muri iyi minsi abangaba bitwa abakozi b'Imana, ababishop, abapastor, benshi bafatwa nabi hano hanze, abandi bakavuga ngo nababeshi, abandi bakavuga ngo bla bla, ni byinshi birimo kuvugwa. Sinzi icyo wadusobanura kubijyanye no kuba badafite izina ryiza hano hanze. Nibyo koko bati, mw'iyi minsi izina ry'Imana ririmo riritiranwa n'ibindi bitandukanye. Hari abarimo kutwitiranya n'abapfumu bitewe n'ibitangaza n'ibimenyetso Imana irimo kudukoresha, batarimo batwizera bitewe n'imbuto zidasanzwe abandi bagenzi bacu barimo kugenda bagaragaza zidahuye n'ubumana. Maze iminsi ndimo nkurikirana ibitangazamakuru bitandukanye, ariko hari igitangazamakuru kimwe nabonye umuntu muri presentation ye, nimba ntibeshye, yavuze ko ari umubishopu, ngira ngo numvishe ngo yitwa Brigitte, ntago muzi, arimo atangaza ko abapasiteri, abakozi b'Imana bakwiriye kugendana prudence. Numvishije ngushije ishyano, numva ngize ifuhe rikomeye, nkibaza ukuntu umupasitoro akwiriye guhagarara kuri social media atangaza agakingirizo, atangaza gukoreshwa ko gakingirizo, kandi umubishopu inshingano aba yarahawe n'abakuru ntabwo ari ugutangaza agakingirizo cyangwa uko gakoreshwa, ahubwo ni ukutangariza urubyiruko ko rukwiriye kwirinda ubusambanyi, cyane ko ubusambanyi bukurura n'izindi ngeso mbi n'izindi zose. Numvishe haguye ishyano rikomeye ku isi. Hari n'ikindi kinyamakuru kimwe ntibuka kuko ndi guhamagarwa n'ibitangazamakuru byinshi, cyambajije ku byerekeranye no kutubaza nimba koko twemera ko agakingirizo tukwiriye kugatangaza mu itorero, tukakangurira abakristo, byaba ngombwa n'ababishopu tukajya tukagendana. Ariko uyu Brigitte ushobora kuba abantu bamunotinze nabi. Impamvu sinzi nimba wakurikiranye neza impamvu yavuze ko abakozi b'Imana bagomba kugendana agakingirizo. Sinzi nimba hari ukuntu wabisobanukiwe neza impamvu yabivuze. Narabisobanukiwe kuko ikiganiro naragitangiye ndanagisoza. Sinabyo gusa yavuze, yanamenye n'amabanga akomeye y'umukristo we, yakoze ibintu biri mistake cyane ku buryo nagize ifuhe ndavuga inti Mana uwampa nkamenya bishop cyangwa umwapotre wamwimitse, nge kubwanjye namusaba ko yamwandikira urwandiko rumuhagarika ku nshingano yamuhaye, kuko ibintu yatangaje, ibintu yabwiye isi yose ni ibipfobya cy'Imana, ni igipfobya inshingano yahawe n'umubishopu cyangwa se uwamwejereje inkoni yo kuba bishop. Ako kantu gasubiremo ngo urimo gusaba? Nge numva kubwanjye nk'umupastor, nk'umurevera pastoro, abantu bankurikiye bose baranzi ko ubupastor, uburevera pastoro nabuherewe muri stade. Hariho nimitswe n'abazungu baturutse muri Afrika y'Epfo, abavuye muri Amerika, abanyarwanda. No Ubushumba nahawe bwaciye no kuri social media nyinshi. Ngewe kubwanjye nkurikije amahame ya gospel cyangwa se ya gipastorali cyangwa se ya gishumba, nk'umushumba waba warejeje Brigitte akamuha inkoni y'ubushumba, kereka nimba mu nkoni y'ubushumba yamuhaye yaramupfunyikiye na prudence zo kwamamaza,
ariko niba atarabimwejereje we akajya kuri social media akabitangaza ko umushumba, umukristo, umuvugabutumwa akwiriye kugendana kondomu, akwiriye gukoresha kondomu, nge nifuza ko yamwambura iyo nkoni y'ubushumba, akamwambura seritifika, akamusinyisha aho yasinye kagiye kuyobora ubwoko bw'Imana, agiye kuburagiza ubugwaneza akoresheje na Bibiliya yera, ko abihinduye agiye yinjiye muri gahunda yo kwamamaza Prudence, ko yasinye kontara na PSI. Rwose nasaba uwo mushumba ngiriwe umugisha nkamumenya, rwose nabimusaba ko yakwihutira kumwambura iyo nkoni y'ubushumba. Ese kuko bigushijwe benshi, kuko n'amasasu umushumba wa Restoration Church nawe yambuye umushumba inkoni y'ubushumba kubwo kutitwara neza mu rugo rwe rw'amasunzu. Joshua yarayimwambuye, mwarabibonye, rwandiko yararumuhaye, rwaciye ahantu henshi, tubana mu mpuzamatorero, natwe urwo rwandiko rwatugezeho. Ubu ngubu yaramuciye, ntakiri umushumba muri Restoration Church. Nkifuza ko nkasabira Brigitte ko akwiriye kwamburwa inkoni y'ubushumba, kuko iyo nkoni y'ubushumba yikoresheje icyo itakwiriye gukoreshwa, kandi yagushije n'intama ayoboye, ndetse natwe abashumba dusiga imyanda. Already ni umushumba, ni umubishop, yatukishije ababishop, yatukishije abakardinali. Kwamamaza kondomo ni mistake. Noneho nka profete, nk'umuhanuzi uvugana n'Imana, ukoreshwa n'Imana, nta hantu na hamwe Imana yigeze ivugana natwe ngo dukangurire abakristo ubusambanyi n'uburyo bwose bwo kubikora. Imana itubwira ko dukwiriye kuyobora intama mu rwuri rwo kwezwa no gukiranuka. Ntago yigeze itubwira uburyo bwose bwo kubabwiriza uburyo bagomba gusambana, uburyo bwose bwo gukoreshwa, ntabwo Imana yigeze itubwira. Imana idusaba kubwiriza abantu ijambo ry'ubugingo no kubakangurira kwirinda ibyaha ibyo ari byo byose byabazanira urupfu cyangwa n'ingaruka izo arizo zose. Njyewe mfite amakuru, kuko nkizwa nari umupagani. Iyo umuntu akoresha agakingirizo hari ubwo bigera hagati akagakuramo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo arimo arakangurira abantu ubusambanyi, ahubwo no kubakangurira kuba bakwandura na sida, kuko abantu bose ntago ariko banagakurikiza uko kagomba no gukoreshwa enewe. Umuntu ashobora kugakoresha, mu mbabarire nkoresha ijambo, agaturu kambere agakoresha agakingirizo, akakabiri akagakuramo akandura sida cyangwa akanduriramo n'izindi ndwara. Njyewe icyo nifuza ni uko Brigitte agomba kugaruka ku itangazamakuru agakosora ibyo yavuze bitari byo. Agaturu kambere yambaye agakingirizo, akakabiri ashobora kwishimira umukunzi bari kumwe nawe, akagakuramo, agakurizwamo ibyago byo kuba yakwandura cyangwa akanduza. Ntago nge numva umuntu wasogongeye wuzuye umwuka wera, wabatije abantu, wasezeranije abantu, umunyamabanga w'itorero, wemewe na RGB. Ntago nabizi nimba yemewe na RGB, kuko nge sinamuze newe. Nta nubwo nazwi mu ruhando rw'ababishopu n'abashumba, kuko iyabazwi batumuzi.
ko twe dufite ibyangombwa byemewe na RGB. Urutonde rurahari rw'abafite ibyangombwa. Nge ndifuza ko umushumba wamwimitse yamwambura iyo nkoni y'ubushumba, cyangwa se akagaruka kuri social media agakosora amakosa yakosheje, cyangwa akajya gusaba umushumba imbabazi wamwimitse, akongera akamweza bakicarana kuri social media bagakosora amakosa yakosheje. Aho ngaho natwe bashumba abaprofete turashobora natwe kongera tukagaruka tukamweza. Iyo mba muzi nakamuhamagaye, ariko yaba mana yanjye mfite agahinda keshi. Muhuye ubu ngubu byagenda gute? Nge duhuye kereka mfite ifuhe ryinshi ko abaprofeta hanini, kubera ko iyo duhanura ntago tuhanura nk'abantu, duhanura turi mu zindi mbaraga zitari iz'umubiri. Byamfasha ndi kumwe n'abantu bakomeye bashobora kumfata bakanshigikira kugira ngo ntakora n'ibindi bibi, kuko umwuka wera bafite imbaraga zidasanzwe. Nshobora kuba nakoreraho n'ibindi bitari byo, narababaye cyane. Iyo mbimenye banaramusuye, iyo mumenya nkamenya hatuye mba naramusuye. Message yawe kwa Brigitte, message na Sarongubwe ni umupfumu nabonye, nigeze namubona ku iki gitangazamakuru BigTown. Nawe ubwe ntago yakura aya makosa. N'umwana mu gakiza utari umukristo, utaraba umudiyakoni, utaraba mwarimu, utaraba umupastor, utaraba iki cyose, sintekereza ko yahagarara hano. Tuzi bantu wanu Utayisire n'abahanga, tuzi bagitwaza n'abahanga, tuzi Kiliziya Gatulika ni inararibonye, yakoze n'igikorwa gikomeye cyo kurwanya ibintu byo gukuramo inda. Ntago nigeze mbona karedenari, archbishop, umuntu utinyuka guhagarara gutangariza abakristo, abashumba gukoresha agakingirizo. Ese umupasta, umushumba, umukristo iyo byamunaniye kwifata, agomba gukoresha agakingirizo? Agomba kwegura, akagaragariza abakristo n'abanyarwanda. Nge nkunda abapadiri ntago bazi kuvangavanga ibintu. Iyo yumvishe gukomeza umuhamagaro bidahuye n'indahiro yarahiye, yandikira musenyeri, hanyuma agasubiza ikanzu n'ibiki byose, akajya kurongora no gushaka, akaba mu buzima busanzwe, ariko atabeshabesha, adatukishije izina ry'Imana no kurenga ku ndahiro yarahiye. Nje ndashaka ko Brigitte yakoze amakosa kubwira ngo abapasiteri nimba byabananiye mujye mukoresha agakingirizo. Ndashaka ko wagumana ijambo ry'Imana, ubwiriza abantu, wigisha abantu, ariko iyo byakunaniye kwifata kuri za gahunda, koresha agakingirizo. Ahubwo buriya umuntu abwiriza icyo afite, ntabwiriza icyo afite. Ambabarira hari kandi n'abankurikiye babyumve neza ntibabyitiranye. Nimba we yaragize intege nke ku giti cye, namusaba ko adakwiriye kuzitwerera n'abandi bashumba, n'abandi bavuga butumwa, n'abandi bantu bakiri mu muhamagaro, bagihagaze ku ndahiro barahiye igihe bakiraga ubwo butumwa bwo kuyobora ubwoko bw'Imana. Agakingirizo kaba ikibazo. Amabanga numvishe abakristo cyangwa abapostor, harimo tuntu tubiri turimo kuvugwa cyane, turimo gutrendinga muri iyi minsi, ngo kumena amabanga. Hari icyo watubwira kubijyanye no kumena amabanga? Umukozi w'Imana akamena amabanga y'umukristo we? Nibyo koko. Ndi umuntu ukunda gukurikira social media, kuko abantu benshi bakunda kumpamagara mu byerekeranye n'ivugabutumwa no gusobanura ku mpano z'Imana Imana yampaye. Ubwo rero iyo umuntu ampaye ikiganiro mukorera subscribe, ubona ndaza kuva kuri
kw'iyi BigTown nkora subscribe kugira ngo nkomeze kujya nkurikirana ibi biganiro. Hari channel zitandukanye nagiye ndeba, hari ubukwe bumwe buherutse kuba kuri hano Gikondo, nanjye niho ntuye, ni naho itorero riri, kuri itorero ryitwa Anglikani. Hari umugabo umwe waje kuhakorera ubukwe, aje kuhakorera ubukwe asize umugore yabyaranye nawe abana 5. Hanyuma uwo mugore rero, uwo mugabo yarasize, byagaragaye ko yasengera ari umukristo wa Brigitte, niko nabikurikiranye. Ariko Brigitte aza kugenda asobanura ko uwo mugore yari nimba mbyibuka neza, yabivugiye ku Isimbi TV avuga ko uwo mugore yari umugore utari uwisezerano. Nkibaza rero ukuntu umugabo yajya kubyarana n'umugore abana 5, we akaza gushigikira ko kiriya gikorwa uriya mugabo yakoze cyo gusiga umugore babyaranye abana 5, we uburyo yajya gushigikira ko yari akwiriye gukorana ubukwe n'uriya, nsanga ni ikintu yasobanuye mu buryo butajyanye cyane n'Imana ivuga. Ubundi iyo gusezeranya, twe ntabwo dusezeranya abantu bwacu, abashumba ntabwo dusezeranya abantu, ahubwo tubahesha umugisha. Isezerano hagati y'abashakanye ni isezerano ubwabo bagirana, noneho Imana nayo ubwayo ikaba hagati yabo, bakagira ku rwego rwo kuba hagati yabo habamo ikibahuza 100%, ariyo amaraso abyara imbuto y'urubyaro. None bati umuntu abyaranye umwana umugore n'umugabo babyaranye umwana wa mbere, babana mu nzu, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, mu gitabo kirangamimerere abo bana barandikwa, bakwandikwa ku babyeyi bombi. Wowe mushumba ukaba umwe mu bagomba guhagarara hagati y'abo bantu babiri. Ibyo bintu nkawe ntago nanjye ndifuza kukubaza. Wowe uri umushumba, reka nkugire umushumba nonaha, ubaye uri umushumba, koko wajya gukura umugore mu rugo cyangwa se umugabo mu rugo babyaranye abana 5, ukifuza ko umugabo cyangwa uwo mugore yajya kubana n'undi muntu? Ibyo bintu wabihera? Ibyo byose ni ibintu bigaragaza intege nke zitanasanzwe zagaragaye ku mushumba Brigitte. Kubw'ibyo rero ndagaruka ku cyo naje kuvuga, kubera ko yagaragaje intege nke, reka mvuge mu Cyongereza ziri too much. Ndongera musabire ko agomba kwamburwa inkoni y'ubushumba, kandi nawe akaza kuri social akagaragaza ko rwose yatandukiriye ku nshingano yahawe, akwiriye gusubiza inkoni y'ubushumba, ko ntago yakoresheje ububasha n'ubutware yahawe. Yasuzuguje abashumba bamwizeye bakamuha iyo nkoni, kandi yanasuzuguje Imana yamugiriye icyizere. Ninde ukwiye kumwambura iyo nkoni y'ubushumba? Inkoni y'ubushumba already yamaze no kwiyambura ubwe. Ubwo yajyaga kuri social media akagaragaza ko umushumba agomba kugendana agakingirizo aho agiye hose, ndetse akagaragaza ko
n'umukristo ubyaranye n'umugabo w'abana 5 akwiriye gutandukana nawe akajya gushaka undi mugabo, nabyo yakoze ibintu biremereye bitavugwa n'umuntu uzi Imana wasomye Bibiliya. Ubwe yamaze kubyiyambura ubwe, ahubwo icyo asigaje gukora ni ukwiyambaza umushumba wamwimitse akavuga ati nkurikije ibyo ndimo inama ndimo mpabwa, kuko nimba nkurikiye inama yanjye arimo arayumva, wenda no hirya yanjye hari abandi bari buze ntabyo nzi, n'umushumba we nimba ari buze nyuma yanjye cyane imbaraje ntabyo nzi, izari bumuhe yaza nawe agerageza, niyumva koko yarageze mu ntege nke ko nabyo birashoboka, yasaba Imana imbabazi n'abanyarwanda n'isi yose, akanazisaba umushumba wamwimitse, hanyuma n'itorero rikamubabarira ayoboye, ariko inkoni y'ubushumba akayisubiza uwayimuhaye. Kwamburwa inkoni y'ubushumba. Yego. Brigitte. Atari cyane, reka tugana ku musozo, ugira icyo tubwira cyangwa ubwira abarimo gukurikirana BigTown TV. Icyo nababwira cyo nuko nababwira ngo bakomeze bagirire icyizere abashumba. Abashumba bose ntago baguye, abashumba bose ntago bari mu ntege nke, abashumba bose ntago bari mu murongo wo gutandukira ijambo ry'Imana. Bakomeze batugirire icyizere. Umunyarwanda yaravuze ngo umukobwa bumwe agatukisha bose. Ndabizi ko ubu butumwa yatambukije bumaze amezi 4, hari abantu benshi bwakomerekeje. Ndakomeza abantu bwakomerekeje, ndakomeza n'abakristo be aho bari hose bumvisha ubu butumwa, kandi nkakomeza n'umushumba wamwimitse. Ntago muzi ariko ngira ubuntu bwo kumumenya, namusanga nkamukomeza, byanaba ngombwa rwose nkamushyikiriza n'amazi kuko hararakakaye. Biragoye kubyara umwana akabikirumbo kubyakira. Prophet Olivier, bana byarakubabaje cyane? Ntago ubibona bageti? Waranarakaye cyane? Okay, asante cyane, murakoze cyane. Abarimo gukurikirana BigTown TV turi kumwe na Prophet Olivier, ku mubabaro mwinshi cyane n'uburakari bwinshi cyane ngo Brigitte agomba kwamburwa inkoni y'ubushumba. Yabivuze byinshi cyane kubijyanye na abakozi b'Imana ngo bagomba kugenda na za prudence. Sibyo kuri njyewe ndacyabona maybe birashoboka Brigitte byavuze kuri side yanjye bishobora kuba ari sawa, ariko reka nkubaze ikibazo mbabarira utaza kwandura za sida. Iyo byakunaniye kwifata uri umushumba, uri umukozi w'Imana, byakunaniye kwifata. Ejo bundi buretse reka nkubwira intambara yabaye mu rusengero rw'iwanjye. Nakemuye ikibazo, simvuga izina ngo wenda ndaba mbashyize hanze. Muri ofisi yanjye haje umugore n'umugabo baje gusaba ko tubafasha mu buryo bwerekeranye n'imbonezamubano yagize agatotsi mu rugo rwabo. Umugabo yagiye gufurira umugore yagiye gufurira umugabo, agiye kumufurira asangamo kondomo yarangirijwemo bagiti. Umugore yarasaze. Umugore yarasaze aravuga ati ibi ni ibiki bibaye iwanjye mu rugo. Byarangoye. Yaravuga ati pastor, prophet, uri umuhanuzi urerekwa mbere ya byose, mbere yo kugira ikintu ugira icyo udufasha. Ibimenyetso ndabifite, sinzi icyo uri bumbwire. Ngewe umugabo namufashe namufatanye n'ibimenyetso. Yazanye kondomo yarangirijwe. Uraza kumbwira ute uramweza ute katari umusambanyi?
ati kandi n'ibimenyetso bifatika njye ndi umumama mbyaye 5 nzi amasohoro nzi n'ibitari amasohoro uraza kunyumvisha ute uburyo umugabo wanjye atasambanye ngira ngo wenda mbaye nk'usubije inyuma ikiganiro ariko noneho ishire mu mwanya w'uwo muntu umugore wawe wasezeranye nawe ejo bundi ubukwe bwawe bwari bwiza cyane agufatanye kondomu noneho irimo ziriya boro mu pantaro wakwisobanura iti imbere y'umudamu usibye kumanika amaboko ukemera hanyuma ugasaba imbabazi Brigitte agomba gusaba imbabazi itorero agomba gusaba itorero abashumba bamwimitse agomba no kuza kuri social media agakosora amakosa yakosheje nta kinindi burenzeho urakoze cyane uyu ngo ni Prophet Olivier kuri comment zawe hariya hasi muri iki kiganiro ugomba kutwandikira kubijyanye n'ibyo umaze kumva mu kanya gatoya Pastor cyangwa Prophet Olivier amaze kutubwira ikindi nuko Olivier yes nimba hari nimero za telefone ku muntu ukenera waza gukenera kuguhamagara no kukubaza ukamusobanurira neza cyangwa nibindi cyangwa n'ubuhanuzi bagite ubu ngubu mvuye hano niteguye intambara zikomeye ndabizi uzabe hafi umfashe uzabe hafi umfashe kandi nsaba n'inzego zindi kumba hafi kuko abantu ari ukuntu bitiranye ibintu ngo abashumba basenya abandi ntago nsenye ahubwo ndimo kubaka abakristo nkubakwa n'abandi bose bagiye bagushwa n'ibiganiro byagiye bihita bivuga ku gakingirizo so mboneho kugusaba ukomeze umbe hafi rwose ariko nyine nta kundi ya gukorera Imana ni ukwiyanga ni kwemera kwikorera kwemera intambara zose ya hanyuma rero nimero zanjye ni 0782 74 26 17 0782 74 26 17 murakoze cyane icyo mugomba gukora no gukanda subscribe no gukomeza gukurikirana gahunda zacu ibindi nimero ya ziguhaye nimero za telefone and I go by the name Bakti behind the camera ndi kumwe na Mike uyu nguyu mubona imbere yanyu ni Prophet Olivier ibyo amaze kuvuga ngiye ngo maze kubyumva urimo kurikirana BigTown TV what more else can I say until next time ciao ciao